Yesu ashimwe. Koko Imana igomba gushimwa uko byagenda kose. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, niyo mpamvu kuvuga ngo ashimwe ari ijambo rigomba kubaho kuri buri wese, kuko Imana yadukoreye ibitangaza. Keretse wenda nimba hariho abatayibona, ariko gusa Imana irakomeye cyane. Buri muntu wese abasha kuvuga uko abyumva bw'ibyo Imana yamukoreye. Ubwo rero niyo mpamvu nanjye nyishimira kano kanya cyane, bitewe n'uko iduhaye nanone umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Niyo mpamvu ninginga buri wese unteze amatwi kugira ngo ategere amatwi ijambo ry'Imana, kandi asabe kugira ngo Imana ibimwumvishe ndetse ibimuhugureho cyane. Ubwo rero mbere y'uko dutangira, gusa nyine ngewe muri kuvugana hano nanjye nitwa Demire Quatre Debu. Ni ngewe Imana yifuje kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Ubwo rero Uwiteka ararushaho cyane kugira ngo atume dusobanukirwa, bitewe n'uko buriya tugeze mu gihe cy'akaga cyane. Tugeze mu gihe kisoza amateka y'isi. Buri wese agomba kubaho maso ndetse agashishoza cyane, kuko ni akanya gato tugatungurwa. Kandi Satani bitewe n'uko nta kindi nawe akora, nta wundi murimo akora usibye gushaka, azi nawe aho igihe kigeze. Satani ubwe azi aho igihe kigeze hamwe n'abadayimoni be, aho bakora cyane n'umwete mwinshi kugira ngo bayobye buri wese w'isi, kugira ngo babajyane bazarimbukane nawe. Ubwo rero iyo urebye umwanzi ukuntu akora, kandi n'imbaraga asizemo imbaraga, ariko abarwanya ntacyo bibwira. Ni ikibazo cyane, ni ikibazo cyane. Muntu w'Imana unteze amatwi, huguka turebe icyo Imana idusaba. Natwe twagakwiye kuba maso ndetse tugakoresha imbaraga cyane, tugasaba Imana tukinginga kugira ngo iduhugure cyane. None abantu aho mu gihe cyo gukanguka babaye mu gusinzira, kandi nyamara baraje bazakanguke ari igihe cyo gusinzira, kandi basinzira mu gihe cyo gukanguka. Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Gusa icyigisho cyacu, umutwe w'icyigisho cyacu uravuga ngo iryiyoberanya rizageza hehe? Iryiyoberanya rizageza hehe? Iki ni ikintu cyo kwibazaho cyane. Umuntu akibaza iryiyoberanya ubundi ni iki? Iryiyoberanya rizagezayo. Kuri buri wese agomba kwibaza nimba ukwiyoberanya kuzahoraho, ku buryo muri iki gihe utabasha gutandukanya abana b'Imana, abakurikira ijambo ryayo, ndetse n'abatabishoboye cyangwa se batabikora, bose bihuriza hamwe, ugasanga aho bike ni hamwe. Ariko turi mu gihe cy'ishungura cyane cyo kwibaza ku ibyo bintu. Niyo mpamvu iherezo cyangwa se iryiyoberanya rizageza hehe? Reka twumve icyo ijambo ritubwira muri Yohana igice cya 2 umurongo wa 18. Umutwe w'ayo magambo uravuga ngo umwanzi urwanya Kristo. Umwanzi urwanya Kristo. Haravuga ngo bana banjye, iki ni igihe cy'iherezo. Buri wese abyiteho cyane, kuko icyo ari igihe cy'iherezo. Buri wese amenye gucunga izamu rye, ndetse amenye uko agomba kurinda ubugingo bwe, kuko icyo ari igihe cy'iherezo. Harakomeje haragira ngo mwigeze kubona, mwigeze kumva ko
umwanzi urwanya Kristo agiye kwaduka. Mbese ngo ndetse n'ubu abarwanya Kristo bamaze guhaguruka ari benshi. Ni nacyo tumenyeraho ko ari igihe cy'iherezo. Nacyo gihe tumenyera ko ari igihe cy'iherezo. Iyo ubona abantu benshi bahagurukiye kurwanya Imana, bahagurukiye kurwanya ubwoko bwayo, bahagurukiye kurwanya Kristo, mbere na mbere twarabibonye. Ubu rero buri muntu wese agomba kwirinda, ukahagaze ukagenda akirinda muri byose, kuko ibintu birakomeye. Ibintu birakomeye nshuti. Ubwo rero baratubwiye ngo ni nacyo tumenyeraho ko ari igihe cy'iherezo, kuko ibintu byinshi turabireba n'amaso, turabireba hirya no hino. Turareba ukuntu abantu bahagurukiye kurwanya ubutumwa bwiza, turareba ukuntu abantu bahagurukiye kurwanya abana b'Imana, turareba ukuntu ibintu bigenda bimera hose. Ibyo ngo nibyo bigomba kutugaragariza ko ari igihe cy'iherezo. Ibyo umuntu areba birahagije kumenya ko ari igihe cy'iherezo, ariko utabaye maso ibyo ntashobora kubibona habe na gatoya. Ariko ni igihe cy'iherezo nshuti, ntibirarangiye cyane. Kristo agiye gutungura abantu kandi ntago babyiteze. Gusa nta kindi kibizana, nta kindi kibitera. Nubwo bavuga ngo ko ari abantu bahagurukiye kurwanya Kristo cyangwa abana b'Imana, byose ni Satani ubikora, ni umwanzi ubikora, ni Satani niwe ubiyobora, niwe uhagarikiye icyo kintu. Niyo mpamvu ari igihe cyo gukanguka. Rero ijambo ry'Imana ritubwiye ko tugomba gukanguka, kandi ritweretse igihe icyo ari cyo. Muri aka kanya nanone rero ndashaka ngo turebe mu gitabo cy'intambara ikomeye, paje 422, kusubiri hasi. Turareba twese, mukurikire cyane turebe ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Aravuga ngo ubu turiho mu gihe gikomeye cy'amateka y'isi. Iherezo rya benshi riri hafi kugera. Imibereho yacu y'ahazaza ndetse n'agakiza k'abandi bantu bishingikiye ku guhitamo kwacu kwa none. Dukeneye kuyoborwa na Mwuka w'ukuri. Dukeneye kuyoborwa na Mwuka w'ukuri, kandi dukeneye gusaba cyane Imana ngo igire ikidukorera, ituyobore muri byose, mu gihe tudakwiye kuyoborwa n'ibindi bintu cyangwa se n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo turabwirwa kuyoborwa na Mwuka w'ukuri. Harakomeje havuga ngo uwizera Kristo wese akwiriye kwibaza atya ati: Mana yanjye, urashaka ko nkora iki? Iki ni ikibazo cyane, aho buri wese yashowe n'ibintu, aho abantu bashowe n'ibintu biba, aho abantu bakwiye gupfukama bakabaza Imana yabo. Muri iki gihe ni iki cyari gikwiye cyo kubaza Imana ngo mbese Mana urashaka ko nkora iki? Yaba buri wese yatakaga agira atyo, Imana yagatabaye cyane ikareba ubwoko bwayo. Ariko abantu ntago bashaka kubyumva, ntago bashaka kumva ko ariko kuri kw'ijambo ry'Imana rivuga. Arakomeje ngo dukeneye
dukeneye kwicishiriza bugufi imbere y'Uwiteka, twiyiriza ubusa kandi dusenga, kandi tukigana ijambo ry'Imana umwete mwinshi. Tugomba kwigana ijambo ry'Imana umwete mwinshi, kandi dusenga twiyiriza ubusa kugira ngo turebe ko iki kibazo cyakemuka kimeze gitya. Ariko umutwe w'ijisho turavuga ngo iryiyoberanya rigezageza hehe? Yaba buri wese yamenyaga ko iryiyoberanya rigiye kurangira, yaba buri wese yamenyaga ko ubu hagiye kugeraho igihe cyo kugira ngo abana b'Imana bajye uruhande rwabo, kandi n'abanyabibi bagume mu ruhande rwabo bakora ibibi. Ntabwo bakabaye maso cyane ku iki kintu. Harakomeje ngo cyane cyane dutekereza ku bijyanye n'urubanza. Tugomba kugira umwete wo kugira ubumenyi bwimbitse mu by'Imana. Nta gihe na gito dufite cyo gupfusha ubusa. Harakomeje ngo ibyaduka bikomeye biratugose. Yaba buri wese yamenyaga ko ibyaduka bikomeye bitugose. Bantu b'Imana, Uwiteka arahamagara kandi arashaka ngo buri wese agaruka intekerezo azishyire imbere ye, kuko burya kuba imbere y'Imana udahari ntacyo bimaze. Ariko haratubwiye ngo ibyaduka bikomeye biratugose. Turi mu gikingi Satani yishimira. Nimuhuguke yemwe barinzi bashyizweho n'Imana, kuko umwanzi abasatiriye ahora arekereje ngo agire igihe cyose mushobora gucika intege cyangwa muhunyiza abagwe gitumo, maze abahindure umuhigo we. Buri muntu wese yagatekereje kuri ibi bintu, akamenya ko umwanzi adusatiriye, atugose, kandi arashaka ngo hagire uhunyizaho gakeya, ahasigaye agira abantu umuhigo we. Yaba buri wese yamenyaga yuko Uwiteka ashaka kugira ngo natwe adufashe ku icyo kintu. Nta kindi ashaka kereka kudufasha ku ibyo bintu. Ariko iryiyoberanya rizageza hehe? Uri mu kuri cyangwa uri mu kinyoma? Buri muntu wese akwiye kwibaza cyane, akareba ijambo ry'Imana. Niwe muyobozi kandi niwe mugenga wa byose. Nicyo cyapa kituyobora ku gakiza. Buri wese akwiye kwibaza cyane. Turi kwegera ku musozo. Ndashaka ngo ubwo tugiye kwegera ku musozo, amagambo ngiye gusoma mukurikire cyane kandi mutekereze cyane. Aya magambo buri wese ariho kwibaza, akamenya ngo igihe kirarangiye, iryiyoberanya rigiye kurangira. Nyamara uwakorera Uwiteka mu kuri atayikoreye mu kinyoma ntacyo bitwaye inshuti. Ariko Satani ubwo yatujyanye, ubwo Satani adukorera icyo ashaka cyose bitewe n'uko twamwiragije, azadukorera icyo ashaka. Ariko na Kristo arahamagara. Haranditswe ngo ubwo igihe cy'ishungura kizaba kigeze,
abagize ijambo ry'Imana umuyobozi w'ubugingo bwabo bazagaragara. Hari igihe bagiye kugaragara, hari igihe ugiye kujya mu ruhande urimo, n'ubu urimo ariko nubwo rutagaragara ruzagaragara. Buri muntu agomba kumenya ko igihe kigiye kurangira. Harakomeje ngo mu gihe cy'impeshi ntushobora gutandukanya ibiti bihorana ibibabi bitoshye n'ibindi biti. Ariko iyo umuyaga w'urugaryi, ndagira ngo dusobanukirwe cyane umuyaga w'urugaryi, ni umuyaga ukomeye cyane, ni umuyaga uhuha amazi akagenda, ni umuyaga uhuha ibiti bikagenda, ni umuyaga uhuha uteye ubwoba. None ngo ubwo umuyaga w'urugaryi uzaba uje, uzaba umugaryi uhindukiye ibiti by'amababi atoshye ntibihinduka, igihe ibindi byashizeho amababi. Uko niko n'abambaye ishusho y'ubukristo nta washobora kubatandukanya n'abakristo nyakuri muri iki gihe. Ariko igihe kiri bugufi itandukaniro rikagaragara. Aya magambo muyazirikane cyane, ndabinginze. Ndi gusoza ariko reka nsoze n'aya magambo. Harakomeje haravuga ngo mureke impaka zibyuke, ubwaka no kutababarira byongere bihabwe umwanya. Umuriro w'akarengane utangiye kugurumana, nibwo abafite kwizera kujegajega n'abakristo b'indyarya bazava mu byizerwa. Bene data, ariko umukristo nyakuri azahagarara ku rutare ashikamye, afite kwizera gukomeye. Ibyiringiro bye bizarabagirana kurusha mu gihe cy'amahoro. Mu gihe cy'amahoro, abantu benshi iyo bageze mu gihe cy'amahoro, usanga iyo bageze mu gihe cy'amahoro, ni ukuvuga ngo hano baratubwiye ngo nagira mu gihe cy'amakuba, ukwizera ko kuzarabagirana kurusha mu gihe cy'amahoro. Ni ibintu byo kwibazaho cyane. Harakomeje ngo umunyazaburi yaravuze ati, kuko ibyo wahamije ari byo nibwira, amategeko wigishije ampesha guhitamo. Nicyo gituma nanga inzira y'ibinyoma. Buri wese yaba yavuga gatya, buri wese yaba nimba uri umukristo, nimba uri umuntu w'Imana, nimba ushaka kujya mu ijuru, aya magambo ntakabure mu kanwa kawe. Ubwira Imana ihoraho. Hahirwa umuntu ubonye ubwenge. Ubu ibintu byose bivugiwe aha ngaha. Hahirwa umuntu ubonye ubwenge, hahirwa umuntu uhisemo neza ku byo twumvishe amatwi yacu akomeje kumva. Hahirwa umuntu ubonye ubwenge n'umuntu wiyungura kujijuka, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, hafi y'amazi, gishorera imizi mu migezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka w'amapfa, ku mwaka wacanyemo amapfa.
cyangwa se ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Nshuti zanjye, nshuti bakundwa, bagenzi bajya mu ijuru, bantu mujya mu ijuru, igihe cy'iherezo, turi mu gihe cy'iherezo, twabibonye kare, tugomba kwirinda cyane. Nanjye ndabifuriza kugira ngo muri aka kanya Yesu arusheho kubasobanurira iby'ijambo ryayo, kandi ndifuza kugira ngo twese hamwe tuzajyane mu ijuru.